ikintu ushaka kuvuga kuri la video nta kintu itwaye buriya njyewe sindi umufuhira nzoga ko ngo yafushye ahubwo mfuhira uwayimennye ahubwo rata ntabwo njya mfuhira inzoga ngo usaza yinyweye neza akayica umuzizi ibyo ntacyo bigutwaye. icya mbere cyo ni uko aba ari ubwayo inzoga igira ubukana wayiretse ukayifungura tayari ugomba kwisogongera. inzoga irifungura ubwayo nibwo bita gufuha kw'inzoga. so rero sinafuhira inzoga ubwayo kandi inzoga nayifuha. yego so sinzi ni muri kumva icyo kintu. iriya video ni kimeninzi muri mu bukwe murishimye kandi mugomba kwishima. so nta kindi kintu kiri inyuma y'ibyo numva navugaho kubera ase ubundi buriya mu bantu wafuhiranye uvamo ubona hari ikigwaye. tureke ibyo kuvuga ngo mu bantu nafuhira nturimo cyangwa ntutarimo ni uko icy'ingenzi mwari mwatashye ubukwe bwa Meki kandi ubwo bukwe bwa Meki bwagenze neza cyane. ndakeka aricyo kintu cyiza numva. wowe uri nabita gute nyine uri umuntu uri modern ufungutse mu mutwe umuntu yabyinana n'undi se ngo nuko aba ari umugore wawe yasimba njyewe ikintu cyanyine ni uko yaza kumusura atambwiye ko araza kunsura. wowe waza kumusura keretse wagiye kumusura utamenyesheje ko uraza kunsura iwanjye. ni ikigo byabaye buretse keretse naje kumusura ntakwiye ko ndaza kumusura iwawe. so bivuze ko mu bantu kandi nawe urabaza ngo imbwa irara hanze ahubwo ndi kubaza ngo padiri umugaturika uri kumbaza icyo nambaye ureba kandi ari ipantaro.